ndi uncle wawe. Bruce Melody asubiza ya mpano wavuze ko atamuzi. Umuririmbyi Itahiwacu Bruce Womayenga Bruce Melody yasubije umuhanzi mugenzi we ya mpano amubwira ko akwiye kujya amwita uncle cyangwa se wadukunda kwita nyirarume mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ni mu gihe hashize iminsi mike uyu muhanzi yumvikanye mu bitangazamakuru avuga ko atamuzi. Bruce Melody yavuze ibi ubwo yari ku rubuga rwa Instagram rwe amurika album ye Colorful Generation ari no mu kiganiro cya Kiss FM. Yirinze kuvuga mu izina y'Imana, ariko avuga ko abantu bavutse mu 2000 kuzamura bakwiye kujya bamwita uncle. Iyo usubije inyuma mu biganiro y'Imana yigeze kugirana n'umunyamakuru Alisudi binyuze ku rubuga rwa X rwa Instagram hari aho Yamano avuga ko yavutse mu 2000, agira ati njye navutse mu 2000. Ubwo yari ku rubuga rwa Instagram, Bruce Melody yabwiye abantu bose bari bamuhanze ijisho ko abavutse mu 2000 bakwiye kujya bamwita uncle. Yavuze ati abantu muri kuri iyi live mwavutse mu 2000 kuzamura mujye munyita uncle Bruce. Ni ihame kubera ko nsigaye mbona abasore barakuze. Kuko ni ihame kubera ko nsigaye mbona abasore barakuze tukaganira, nkajya numva ari kuvuga inkuru zikagarukira mu nzira. Mu butumwa yatambukije ku rubuga rwa Instagram rwe kuri uyu wa gatandatu tariki ya 18 Mutarama 2025, Yamano yabwiye Bruce Melody ko yamenye ko amubereye uncle kandi ko amukunda. Ati my uncle ndagukunda, marume wanjye ndagukunda, gusa nyokorume akuruma kurora, ngo sinzi niba uri kumva icyo kintu. Uku guterana amagambo kwa hato na hato hagati ya Bruce Melody na Yamano kwavutse nyuma yuko ku wa 5 Mutarama 2025 Yamano yanze kuvuga kuri Bruce Melody ubwo yari mu kiganiro Versus cya televiziyo Rwanda. Ati Bruce nta kintu mfite cyo kumuvugaho. Abagabo ba 155 AM ntacyo nabavugaho, ntabwo muzi Melody, ntabwo turahura, nta kintu muvugaho. Yamano yari yatumiwe muri iki kiganiro nyuma yuko aciye ibintu mu gitaramo cya The Ben cyabaye ku wa mbere ku tariki ya 1 Mutarama 2025 muri Beka Arena, aho hari kuri Bonane murabyibuka neza. Uyu musore yavuze ko iki gitaramo cyabaye amahirwe adasanzwe kuri we ndetse arateganya gukorana indirimbo na The Ben muri uyu mwaka. Yagize ati ni mukuru wanjye mu muziki no mu myumvire, afite n'ijisho rya mukuru, yumve ko agaciro yahaye ubuhanzi bwanjye, nzakurikiza ibyo yanyeretse nka mukuru wanjye. Yakomeje agira ati muri uyu mwaka hagombaga gusohoka indirimbo yanjye na The Ben, uko byagenda kose. Ni ukuri kandi ndizera ko bitazafata igihe kirekire. Ngaye nguko rero ibya Bruce Melody ndetse na Yamano wa boy.